njyewe numva meze neza cyane niyo wampa amafaranga ngo nsubireyo ntabwo nasubirayo. Dufite health care system nziza ariko ntabwo ushaka kuyikompara nk'iyo mu Bubiligi par exemple. Muri Amerika ho nayo ntabwo ari sawa. Ushobora kuvuga ko natangije miliyoni 15 z'amanyarwanda. Umunsi bigeze nko kurangahe ngereranyije kubera ko tumaze amezi 2 gusa dutangiye ntabwo turagera kure. Ngereranyije nshaka ko ubu ngubu bishobora kwihagaza na miliyoni 25. Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi mudukurikiye kuri radio yacu One Nation Radio, ni ijwi rya diaspora. Uyu munsi turongera tuganire, dukunze kujya ahantu henshi tugahura n'abanyarwanda baba hirya no hino. Uyu munsi naho twatembereye, turi mu Rwanda, turi kumwe n'umunyarwandakazi yitwa Ingabire Virginie. Ni umuntu yavuga ko yabaye nawe muri diaspora nyarwanda, yabaye muri Amerika, mu Bubiligi ndetse n'ahandi yagiye atandukanye. Uyu munsi wa none ni umwe mu bantu umuntu yavuga ko ari nk'abarwiyemezamirimo dufite hano mu Rwanda, afite niba ndi bubyita iduka cyangwa se ahantu ariko bakora ibintu bijyanye n'ubwiza, bakabasha kuba bagufasha kuba umubiri wawe ubasha kugenda neza. Baraza kutubwira ibyo bakora. Ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze. Amakuru yanyu ni meza. Twishimiye kuba tugiye kuganira namwe. Yego nanjye. Uyu munsi rero nari ndimubwira abantu ko uyu munsi hari igikorwa watangije, ariko buriya biba byiza bikanoroha iyo ari nyir'ubwite turi kumwe. Niyo mpamvu twifuje kugusanga kugira ngo tubwire iki gitekerezo cyaje gute, cyavutse gute mu by'ukuri. Murakoze kandi twishimiye ko mwaje gusura ibikorwa byacu. Iki gikorwa ni salon de coiffure, umuntu ashobora kuvuga beauty salon mu cyongereza, mu kinyarwanda inzu y'ubwiza. Sinzi niba ikinyarwanda kiri appropriate, ariko nuko bayita ni salon de coiffure, ariko harimo n'ikindi gice nuko tutarakigeraho cya skin care. Ni ukuvuga gukora facials cyangwa soins de visage, no gukora icyo bita also body skin care and body care, hari bya slimming, hari scrubs, n'ibyo byose. Ariko ubu ngubu igice twafunguye ni igice cy'imisatsi, gukora imisatsi, gukora traitement z'imisatsi, harimo imisatsi idefrige n'imisatsi naturelle, ariko cyane cyane imisatsi naturelle niyo nshiramo imbaraga cyane. Kubera iki? Kubera ko imisatsi naturelle is a trend muri community z'abanyafrika, community z'abirabura, ariko cyane cyane ni navuga ko ari base ya identity y'umuntu, cyane cyane twebwe abanyafrikakazi, abiraburakazi, abanyarwanda muri rusange. Ikindi ni uko ubu ngubu dusigaye dufite access ku bintu byose, ni ukuvuga kuri information, hari technology. Ni ukuvuga ko tumaze kumenya ko nk'ibi defriza ari ibintu bibi cyane ku ruhu, ibintu birimo chemicals nyinshi, ari ibintu atari byiza ku ruhu. So it goes also for our hair, kubera ko umusatsi wacu nawo umera ku ruhu. Hanyuma umuntu Virginie yakwibaza, bijya gutangira byaje gute? Byatangiye ukiri muri diaspora hanze cyangwa byaje ugeze inaha? Igitekerezo nakigize nkiba muri Amerika, aho icyo gihe twahabaye imyaka 5. Umugabo wanjye yakoraga icyo gihe, nanjye narakoraga, ariko mu buryo bwo ndi umuntu ushaka gukora igihe cyose, mu buryo bwo gushaka gukora, nicyo kintu cya mbere cyanje mu bitekerezo. Nkorana na company yitwa Mary Kay,
sinzi niba muzi uburyo ikora. Mary Kay it's a cosmetic company. Mostly ni kuzamura abagore, ni gufasha abagore kwiteza imbere, ariko no kwigisha abagore kwitaho, gusa neza, skin care n'ibyo byose. Nabikoze disons imyaka guhera muri 2011 kugeza muri 2015, imyaka ine. Nakoze Amerika imyaka ine, ariko igihe nari New York nashatse kujya muri Institut de Beauté kwiga cosmetology, gusa ntabwo byankundiye kubera igihe cyari gitoya, igihe cyo gutaha cyari kigeze. Ariko ntabwo byabujije ko nkora ama formation here and there kuri online, on internet, ku bijyanye n'imisatsi. Hari abo bita hair gurus that we follow kuri YouTube. Ariko I can also say ko nakoze like a formation kuri online on Udemy, kwita ku misatsi naturelle, surtout imisatsi naturelle na po y'abirabura. Hanyuma uraje rero urabitangiye mu Rwanda, byari byoroshye? Ntabwo akenshi gutangira business byorohera umuntu, surtout iyo ari inshuro ya mbere, byaroroshye? Ntabwo byari byoroshye gutangira business mu Rwanda, ntabwo nk'ibindi bihugu byose of course birimo bitera imbere, ntabwo byoroshye. Ni process ndende, ni ukwitegura, ni ugukora recherche, ugomba gukora research, ugomba ku researchinga market, especially iyo umaze igihe hanze, uba muri diaspora, akenshi usanga hari ibintu byinshi to missing. Kuna igihugu gitera imbere cyihuta, akenshi uraza ugasanga ibintu byose byarahindutse, ugasanga ubuzima ntabwo ari uko wari ubuzi. Gusa ikintu cyanshimishije nuko ntahanva muri US muri 2015 nari mfite idea yo gufungura a beauty salon, gusa ntabwo nari nzi ko hazaba harimo imisatsi, hari inzara, like ari ikintu kinini. Muri plans zanjye harimo kugira small business, mostly inzara, kuko at the time nicyo kintu cyaburaga. Nicyo kintu cyaburaga, kandi ari kiri kuri mode, ari fashion, ari trend. Gusa ntibyankundira gufungura ako kanya. Muri 2015 mu mwaka ugiye kurangira, turongera turimuka mu kazi, dusubira mu kazi, so tukongera gutaha muri 2017, mu kwa cyenda 2017. Aho rero nibwo noneho naje mvuga nti ubu noneho mfite umwanya, nshobora kwiga marché, nshobora kureba, ndi rensenya, nkora research. Ntabwo byari byoroshye, ariko gusa nabonye ko akantu gato nashakaga gufungura ntabwo ari modeli y'u Rwanda. Ntabwo ari modeli y'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kimaze gutera imbere cyane, abanyarwanda basigaye batembera cyane, barasohoka hanze, baravoyaja cyane, so hari services babona hanze bakenera no mu Rwanda hano. So nicyo cyatumye rero mvuga nti okay, reka it's not gonna be easy, ariko reka noneho mbikore, nkora imisatsi, nkora inzara, nshiremo spa. Gusa nyine ni etape kuri etape, ntabwo ari byose icyarimwe. I mean business nuko investisa, but also nuko bigendamo gahoro. Ubushobozi bwavuye hehe mu by'ukuri? Gutangira igishoro cyarangahe wahereyeho, ni munsi wenda bimaze kugera kuri angahe ibikorwa byawe? Kuvuga ngo igishoro cyavuye he, ntago gufungura business, ntago umuntu ayikora ku giti cye wenyine. Of course nifatanyije n'umugabo wanjye, ariko navuga ko gufungura salon nk'iyi ngiyi, uretse ko narayiguze, yari salon n'ubundi yari isanzwe ikora, ariko yaragiye muri fayite, yari yagize ikibazo. Nshobora kukubwira ko natangije miliyoni 15 z'amanyarwanda.
umunsi bigeze nko kurangaye ibikorwa urumva iyo utangira hari ibyo ugenda wongeramo kwagura kugira serivisi utanga zibashe kurushaho kuba nziza ku bazifuza bigeze nko kurangaye ngereranyije kubera ko tumaze amezi 2 gusa dutangiye ntago turagera kure ngereranyije nshaka ko ubu ngubu bishobora kwihagaze na miliyoni 25. abantu rero ubona baza barabyitabira abakiriya baraboneka iyo abakiriya baraboneka gusa nuko habaho sezo nk'ahandi hose habaho sezo hari high season hari low season abakiriya baraboneka bitewe nuko na emplacement dufite muri iyi building harimo amasalon 4. iyi sano yacu rero yo iri ahantu hasa nk'ahihishe betse ko nyemvuga ko atari ahantu hihishe nuko gusa ari ahantu utahita ubona ntago ari gusohoka muri ascenseur ngo uhite winjira muri sano nkuko byakagombye gusa na emplacement nziza kuko ni hanini haragutse puis hari aéré nkurikije uko emplacement ihari nuko turi bashyashya nuko ari hashyashya nuko concept iri different concept yacu ari different ku zindi sano nje mbona bigenda neza ntabwo ari of course ntabwo ari nkuko mbyifuza ariko mfite icyizere yuko bizagenda neza cyane. Hanyuma kuki utabikoreye muri Amerika nabo bakira service nk'izi cyangwa mu Bubiligi ahubwo ugahitamo kubizana inaha? Yego muri Amerika biranoroshye gutangira business small businesses muri Amerika ni ikintu cyoroshye nubwo idea nayigize nkiriyo natekerezaga ko mbaye nkiriyo nayikorayo ariko muri Amerika nyine ni mu mahanga ntabwo ari iwacu gukora ikintu nk'iki iwacu rero ni ikintu kimpishema kandi numva nishimiye cyane ndishimiye cyane vraiment ko nashoboye kuba nafungura salon nk'iyingiyi i Kigali bitari ibintu byoroshye bitari ibintu bisanzwe biba kuko abantu benshi barabimbaza bambaza ni gute wagize guts zo gufungura salon nk'iyingiyi i Kigali eske bizute ko itazahomba gukora investment nini niki ariko numvaga nshaka ikintu nyine nkuko usohoka ugiye muri Amerika ukagwa muri salon nziza class uko yabimeze nanjye niko numva ko salon yanjye igomba kubimeze kandi nabigezeho gusa ntago turagera kuri byose ari ibintu byinshi bikibura byinshi cyane voilà mu rugo c'est toujours mieux ni byiza gukontribuer kuri economy y'igihugu nanjye nashaka gukontribuer kuri economy y'igihugu cyane no kuzamura abagore gusa nuko nasanze muri industry gukoresha abagore gusa bitoroshye kandi ni nacyo cyagitekerezo cyane cya mbere ko nashaka gukorana n'abagore gusa muri salon gusa nyine iyo wize marché rero ukareba uko ibintu bimeze ubona ari different nizere ko wenda muri in the near future bizakunda. Hanyuma nk'umuntu rero wabaye muri diaspora igihe kitari gitoya wabonye ari abantu bameze gute diaspora nyarwanda yitwara ite nk'umuntu wabayemo bitandukanira he wenda n'abinaha? Ikibazo mbaje kirakomeye uko diaspora yitwara se hanze aho bari cyangwa iyo bageze inaha babaho I mean ikibazo kirakomeye kugisubiza suto ko maze imyaka 2 naratashye numva am settled nabaye narongeye gusubira muri mu buzima busanzwe mu buzima normal gusa nuko ubuzima bwo hanze ntabwo bworoshye ubuzima bwo hanze ni struggle ni hustle burakomeye ahantu utari hafi ya famille yawe ahantu uba uri kumwe n'aba étranger igihe cyose ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ukuvuga yuko wenda ntabishyigikiye ariko buri wese akora icyo yumva kiri ngombwa yego hari n'ibyiza byo kuba hanze harimo amashuri y'abana access ku mashuri health care n'ibyo byose education
ariko ibyo tutabona muri Afrika. Of course dufite healthcare system nziza, ariko ntabwo ushaka kuyicompare nk'iyo mu Bubiligi par exemple. Muri Amerika ho nayo ntabwo ari sawa. Gusa nuko icyiza cyo gutaha nabonye nuko ufite iyo ubaye hanze ugataha, hari ibintu byinshi uba ufite, hari ibintu byinshi uba warize abanyagihugu badafite, ushobora kubigishamo, ushobora kubafashamo. Hari opportunity nyinshi cyane zijyanye no kwihangira imirimo, gufasha community kuzamuka, ndavuga community nyarwanda. Ikindi kandi nuko burya nta hantu haruta iwanyu, iwanyu aba ari iwanyu. Njyewe numva ameze neza cyane, niyo wampa amafaranga ngo nsubireyo ntabwo nasubirayo. Hanyuma uba ubona se abandi bashaka nabo gutaha bashinge business zabo inaha? Barahari benshi, barataha benshi actually muri izo imyaka 5 ishize, barataha benshi cyane bagafungura ama business hano. Niba hari ubyifuza, niba ari umuntu ufite gahunda yo gutaha, namubwira nti karibu rwose, amarembo arafunguye kandi opportunities zirahari ni nyinshi cyane, ntabwo bazabirogereta. Nanjye ntabwo nize mbirogereta. Ndifuza kumenya rero imbogamizi ushobora kuba warahuye nazo muri iyi business. Ni ryari wahuye na challenge nini ikomeye cyane kumva ugiye no kubivamo, niba byarabayeho? Ntabwo byigeze bibaho kuri njye, ndashima Imana, ariko ntabwo bivuze ko bitabaho ku zindi businesses. Iyi business ni business iroroshye kuyikora actually, ni business yoroshye kubera ko market irahari. There's a huge market. Burya bajya bavuga ngo niyo igihugu cyaba kiri muri ekonomi mbi gute, ntabwo umugore ashobora kubura amafaranga yo kwitaho. N'ufiswe yaba ari make, ariko ntabwo ashobora kuyabura. So ntabwo byize bingora. It was very easy. Fungura company muri RDB, kugeza kwiyandikisha mu misoro, gufungura no. Wenda ikibazo gishobora kuba ni ikibazo financier, kubera ko businesses nk'izi ngizi ntabwo zigira, there's no startup funds. Wahereye kuri 15, ariko hari abashobora kuba bafite make. Ni nkangahe byibura ubagire nk'inama? Well, kugira ngo ufungure biterwa, ariko ushobora gufungura salon ntoya, ukayifungura ahantu nko muri quartier hataguhenze, 10 miliyoni 5 ushobora kuba wafungura. Hanyuma rero urumva business uyu munsi umuntu yavuga ko ntabwo igihe imazemo ari gito kandi biri kugenda ni na byiza, ariko kuri wa mutegarugori uri aho ngaho hasi, wa mujene ushobora kuba nawe afite inzozi zo kuba yatangira salon cyangwa se yakora n'indi business, hari inama ushobora kumugira nk'umuntu yavuga ko umaze igihe muri iki gikorwa cyo kwihangira umurimo? Niyihe nama wamuha? Urakoze. Inama nagira umuntu uri hasi wenda udafite ubushobozi buhagije bwo guhita atangira business, nuko ntago ya giving up. Sinzi uko navuga mu Kinyarwanda. Ego ntacika intege. Burya ubushake nibwo bwa mbere, n'inzozi z'umuntu. Inzozi z'umuntu burya iyo ukomeje ukadreaminga ntago zipfa. Ngira ngo mubwire ko nanjye narabishoboye, nawe yabishobora. Hanyuma uri umuntu w'umumama ukuze, ufite inshingano zo mu rugo, ufite umutware, ubasha kubihuza gute n'aka kazi? Ko nta kazi uba usanga kenshi hari abakiriya babona umwanya bavuye mu kazi ugasanga utashye amajoro cyangwa wazindutse, ubihuza ute n'ubundi buzima bwawe bwite? Yeah, it's a challenge actually. Ni challenge, ariko burya responsibility nta hantu wazihungira. Ugomba ku find a way to balance. Ugomba gushaka ukuntu balancing ubuzima bwawe. Hari umunsi nahari abana, nkajya ngera hano ndabyumva ku bakiriya banjye, ntago birababangamiramo gakeya, ariko nta kundi
abana n'abana ngomba kubaha igihe nk'uko na business nayo nyiha igihe, ariko ntago kuba ndi ya business woman ntago bivanyeho responsibilities zanjye nk'umumama nk'umubyeyi. Hanyuma muri service mukora rero harimo izihe? Ni inzara n'imisatsi gusa cyangwa hari n'ibindi? Ubu pour le moment turakora inzara, ni ukuvuga pedicure, manicure normal zisanzwe, hakaba na manicure zo bita gel, implants, tutera inzara, inzara artificielle, hari n'inzara za gel zo bita builder, gel builder. Tugakora manicure isanzwe, le vernis isanzwe, na traitement zazo nk'abantu bafite inzara zicika, inzara zivunika, inzara ziri abantu barya inzara, ibintu nk'ibyo. Izo traitement turazikora. Ese nk'umuntu urya inzara mufasha iki? Mu kuzikata bigenzamo? Ntabwo hari traitement, en fait hari traitement ni sorte ya vernis nka base ushira kurwara, iyo irarura rero, iyo ugiye kururya birakururira ugahita ubireka, ariko irimo na keratine, irimo vitamine C nziza ku nzara, ituma inzara zikomera. So two ni utuntu umuntu aba yarigiye hanze, iyo utagize hanze ntabwo ubimenya most of the time. Na pedicure dukora rero dukoresha imyunyu myiza irimo essential oils ituma detoxifying umubiri, nk'ibirenge abantu benshi bakunda bahora bagenda bataruhuka, cyangwa bahora bambaye inkweto zifunze, akenshi hari ibibazo byinshi bagira. Ibyo byose rero turabitreta. Et puis imisatsi turadefriza, dukora na traitement ku misatsi defrije, noneho na traitement ku misatsi iri naturel, tukasuka, tugakora plante, dutera plante, byose turabikora. Ariko mu minsi iza ndizera ko mu kwezi kumwe iyo projet izaba irangiye yo gukora a day spa, ni ukuvuga soins za visage, soins z'umubiri. Hanyuma ubwo nko ku muntu rero ufite umufuka we kugira ngo byibura aze hano abashe gukoresha inzara, bisaba byibuza ko yitwaza nk'amafaranga angahe? Ni guhera kuri angahe ku bijyanye n'inzara ku ntoki? Ibiciro byacu ntabwo bitandukanye n'iby'ahandi cyane. Je tuyikorera 10,000, manicure isanzwe tuyikorera 5,000, hanyuma pedicure 7,000. Ariko voilà, biterwa, wumvise ko ari variété nyinshi, biterwa na variété washize muri na vernis nayo ntabwo ari amwe, amagel ntabwo ari amwe, zigiye zifite amakategori. Ariko ntabwo ibiciro byacu biri hejuru cyane. Hari ukuntu njya mbona abantu baza kinjira hano bagahita bavuga ati hano ibiciro byanyu ntabwo nabishobora, juste ko yaharebye, ariko buriya decor ntabwo ariyo decor burya ntabwo ari igena ibiciro. Hanyuma rero reka dusoreze ku kintu kijyanye n'uru ruganda. Ni ibintu mu Rwanda bitaratera imbere cyane niko umuntu yabivuga, ariko nk'umuntu nawe uri muri urwo ruganda, hari bagenzi bawe bashobora kuba bagukurikiye muri kano kanya, hari abagiye kubyinjiramo cyangwa se n'abandi muri rusange, nk'umuntu n'ubundi wanabaye hanze wenda ukareba uko bikorwa wenda bo mu bihugu byateye imbere, ni iyihe nama, ni iki ubona gikwiye guhinduka? Hanyuma ni hehe ubona ufite nk'inzozi wifuza ko ibi bintu byazagera? Muri iyi industry wenda ikibazo gihari ni icya professionalism. Kuri professionalism hari ukuntu business iteye, wenda bitewe n'ukuntu abantu babibona se, cyangwa wenda batubanjirije muri business bumva bagomba kwikora, ariko hakenewe ishuri ryabyo professionnel riri kuri niveau yo hejuru. Amashuri arahari, seba arahari, TVET
zirahari ariko ntabwo ziri ku rwego tuvuge nk'abakwaferi dukoresha bo bita abasupa bariho. Byazadufasha rero cyane kuko hari ikibazo kiboneka cyane nicyo nuko abakwaferi benshi baturuka hanze, n'abagande cyangwa n'abakongomani. Icyo rero ni njyewe mbona ari ikibazo kinini cyane ku buryo nanabaye a little bit confused nkitangira kuko nashakaga gukorana n'abanyarwanda mostly abagore, munyihanganire ndi umufeministe ariko nk'umufeministe ntabwo bivuga ko ntakoresha abagabo, gusa nuko iyi industry ubundi ahandi ahenshi ni business y'abagore. Rero kuba yari heavy yanjye gukorana n'abagore gusa ntabwo ari ukubera ko discriminating. So nabaye frustrated kubera ko nashaka gukorana n'abanyarwanda cyane ariko ntibyashobotse, ntabwo byanashoboka. Kubera iki? Kubera ko abanyarwanda muri iyi industry baracyari hasi cyane. Ni ikintu rero tugomba guhindura. Sinzi uko tuzabigenza, urugaga rw'abakwaferi n'iki, ariko ifoko natwe to upping our game, tukaza muri industry tukazamuka. Ikindi ni produit, kubona amaproduit ntabwo ari ibintu byoroshye. Produit ziva hanze nziza. Dufite déjà Surfo ikora ibi des produits défrisants, ariko ntabwo baragera aho bashobora gukora izindi zidafite harsh chemicals. Nabyo byaba ari byiza cyane tubibonye. Amaverni, amavuta yo mu misatsi, nk'ibyo byose. Virginie, ufite izihe nzozi z'aho wifuza ko ugeze nko mu myaka 5 iri imbere? Wifuza ko iyi salo yawe izaba igeze ku ruhe rwego? Se ni amashami wenda azaba amaze kwiyongera cyangwa hari ikindi kintu n'iki wifuza ko uriho mu myaka 5? Urakoze. Izina New Nature Beauty Lounge mu myaka 5 nifuza ko New Nature izaba ari academy, kandi izaba ari franchise. Yego, ni ibintu ndi gukoraho, ni ibintu ndi kwiga. Kutumva ikinyarwanda franchise ubwo? Franchise ni ukuvuga kugura a business, kugura izina, ukagura na business na practices zayo zose n'abakozi, ku buryo n'ubundi abantu bagenda bagura amasano ariko akaba yayihindura akayita ukwe. Oya, ntabwo ari byo nshaka. Icyo nshaka ni ukubaka izina, iryo zina rigakomera, rikaba ryagurishwa, ariko rikagurishwa n'ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga decor, ni ukuvuga abakwaferi, ni ukuvuga produits zikoreshwa, services zikorerwamo zose. Yego. Reka tugushimire cyane rero ku mwanya wawe, ari nako dushimira n'abari badukurikiye. Ubwo baraza kugenda baguha ibitekerezo aho hasi muri comments bakubwire. Akorera muri Chic, ubwo ko bari badukurikiye, ubwo nihagira n'ibindi mwifuza muri comments nawe azaba bireba, azagerageza kugenda abasubiza. Wakoze cyane. Yego, namwe mwakoze.